Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza. Tubifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Mukomeze mumererwe neza, Imana yivange mu byanyu. Tubifurije amahoro menshi ava kwa Nyagasani. Hanyuma rero niba uri ubwa mbere usuye channel yacu, tuguhaye ikaze cyane. Kandi niba usanzwe nawe uri umukunzi wa Muhoza Real Talk, you are welcome again. Turabakunda kandi turabazirikana. Hanyuma rero content yacu ku bantu bashyashya, iyi YouTube isharinga inkuru tuba twahawe namwe, abantu bataba bifuza kugaragaza amasura yabo, batifuza involving imiryango, batifuza gushyiramo amazina yabo, utifuza kugaragara kuri kamera. Hanyuma rero abo ngabo ne baduha inkuru, barangiza kuduha inkuru tukazitunganya, tukazibasangiza, hanyuma mukabagira inama mu bibazo barimo baracamo, mukabunganira bitewe n'uko mwumvishije inkuru zabo. Hanyuma rero reka mpite nihuta ntatinze, ntabatwaye umwanya, mpite mbabwira inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi nayihawe n'umumama, ndagushimira cyane mubyeyi. Ni umubyeyi utuye hanze, ntabwo yifuje ko igihugu tukivuga. Ubwo rero reka twihute. Ati byagenze bite? Navukiye mu muryango wishoboye, udakize kandi udakennye. Papa arafite akazi, mama arafite akazi, bameze neza, turi umuryango ubayeho neza. Ariko nari muto cyane, gusa ikintu cyarabaye ntazi, ababyeyi bacu batandukana bafite abana babiri, njye na musaza wanjye. Ati mu gutandukana kwabo kugeza n'uno munsi sinzi icyo bapfuye, kuko batandukanye ndi umwana muto. Bakimara gutandukana baradufashe, mama aradutwara tujyana kwa mama we. Kwa mama we niho twabaye, njyewe na musaza wanjye, ari kwa mukecuru wacu. Ubwo uwo nyogokuru wacu n'ubyara mama. Tuba muri urwo rugo, mama wacu yari mutoya, yari akiga. Ati rero mama akajya ku ishuri, yataha avuye yigaga, ko yarakoraga akaniga, akatuzanira imigati, akatuzanira imyenda, akatuzanira ibintu byiza nyine. Mama atashye buri gihe uko aje akatuzanira ibintu byiza. Ati twari tubayeho neza pe kwa mukecuru, tumerewe neza cyane. Hanyuma rero ntibyakomeje gutyo, byageze aho ngaho mama agirirwa umugisha, abona umugabo. Mama baramukwa, akora ubukwe bwiza. Ubukwe bwiza, tuvuga ubukwe bwiza nyine, ubukwe bwiza nyine bw'umubyeyi wawe. Ati mama akora ubukwe, arashaka agira urugo rwe. Amaze kugira urugo rwe, ati kuri ndi engo yo hirya, papa nawe yari afite umugore, nawe yarubatse urugo rwe. Nuko rero ati mama akimara gushaka, nyogokuru aratubwira ati bana banjye, ati ubu mubaye abanjye. Ati kubera ko mama wanyu ntabwo azongera kuza kubareba, ati mubaye abanjye. Tse kuki uvuga ngo tubaye abawe? Ati twari abana bato ntitwabyumvaga, ariko mukecuru we arazi ibyo avuga. Ati ratubwiye ko arubatse, agiye gutekinga ke rugo rushyashya, agiye kwita ku rugo rwe rushya. Ati mwebwe mugiye kuba abanjye, ati nyoko naramwibyariye ndamuzi, ntabwo azongera kuba mu buzima bwanyu, mwe mugiye kuba abana banjye. Ati ubwo twe ntabwo twasobanukirwaga ngo nibice avuga, twumvaga ko byanze bikunze wa mama tuzanaga imigati, tuzanaga ibintu, ntago azaduta, Kameme azagaruka. Hanyuma mama aragiye, aragenda kuko ntiyongera kujya agaruka, ntiyongera kuza mu buzima bwacu. Ati biguma gutya aho ngaho. Ati hanyuma amaze gukura, ndangije primaire, ati barambwira ati uzagende ujye gusura mama wawe. Ati mama wawe yari afite ikibazo, adafite umukozi icyo gihe, barantuma ngo nzagende njye kumufasha kuko nawe maze gukuramo. Nuko ndazamuka njya gufasha mama, njyayo. Maze kugerayo nta mukozi yari afite, ntangira kugenda mufasha, namaze kumenya nyine, namaze kuba umwana ukuze. Ati ntangira kujya mfasha mama. Nuko ndabaye aho ngaho, atari nkabona mama ntanyishimira, nkabona mama ntankunze, nkabona rwose ari ikintu cyahindutse. Ati ubwo ngubwo urwo rugo rwa mama ndagumyemo, atari ko mama akanyuka inabi, mama akambwira nabi. Ati bigeze aho ngaho arambwira ati ningende njye kwa papa. Ati sinzi uko byagenze, gusa nyine banyohereza kwa papa. Ati njya kwa papa, ngezeyo nsanga muka data nawe niwe utegeka data, niwe utanga ama order. Ati ndahabaye, atari ko nkaba nyine bimeze nabi, mbona data atanyitaho, ati atankunda. Ati nguma aho ngaho nyine ndahihanganisha. Ati mu kugumaho musaza wanjye nawe yaje kuva kwa nyogokuru, kubera ko nyogokuru yaje kwitaba Imana. Yitabye Imana, mama ajya mu cyaro, azana musaza wanjye nawe amugarura iwe. Nuko ati musaza wanjye yageze byarabaye wose. Ati mama amufashe nabi, aramubwira ati mwana wanjye ndakuzanye muri uru rugo, itegeko rimwe, ntuzigere unyita mama wawe, ugomba kuzamenya ko ntari mama wawe. Ati kuko mama yari ashatse mu karere ka kure yaho yari yaravutse naho twabaga, so abantu babo ntabwo bari bamuzi. Yambwiye tugomba kujya unyita mama runaka, uwo runaka n'umwana yari yabyaye.
ati ugomba kunyita mama runaka, ntabwo ugomba kunyita mama wawe kubera ko njyewe sinshaka ko hari umuntu uzigera umenya ko nakubyaye, ati nzajya mvuga kuri uwo uri umwana wo kwa data wacu. Ati nuko umwana urumva icyo gikomere umwana arakibanye uko bisa kose. Ati ngumye muri urwo rugo n'umwana wo kwa se wabo. Ati mama aranyihakana pe, mvuga ko atari na mama nyine ndabigumana ngumaho. Ati icyo kintu cyagenda kirankomeretsa. Nuko abaye muri urwo rugo musaza wanjye arugumyemo, arangije kurugumamo, ati mama mufata nabi, ati ibintu kugenda ebana, ati amufata nabi bigera aho ngaho mugira umukozi wo mu rugo. Ati musaza wanjye umukozi wo mu rugo rwa nyina. Nuko ati rero navuye aho ngaho kwa data, ati mbona bimeze nabi, bafata nabi, batanyitaho, ati ndangije ndamanuka njya kwa nyogokuru ubyara papa noneho njyayo. Ati banyohereje, ati genda ujye kwa mama, ati papa anyohereza kwa mama we. Njya kwa mama we, ati ngeze kwa mama we bari abasaza bakuze b'abantu nyine ba kera, abantu baraterekeraga. Ati naryama nijoro ibintu bikaza bikaniga, ati ibintu bikanjwigiriza pe ijoro ryose. Ati nkabura amahoro, ati nkagira ubwoba. Ati ndi umwana wakomeretse, mama aranyihakanye, data aranyihakanye, musaza wanjye ni umukozi kwa mama. Ati none najya n'umuntu mbwira ibyo bintu akambwira ati uri umusazi, wowe mama wawe yakora ibyo bintu, ariko nawe urumva ko abantu babyemera ari bake. Bakavuga ati nta muntu wigeze unyemera ubwo buzima bwose, ati umuntu wese nagiraga ngo ndaganirira ambwira ati ntabwo bibaho. Ati ubwo rero kwa mabukwe kwa nyogokuru, ati ibintu bikaniga, ati ndavuga nta kugira ngo nzishwe n'ibi bintu ahubwo nzahava. Ati mpaburira amahoro pe. Ndangije kuhabura amahoro, ati naganirije umuntu, nganiriza umuntu, ati numvaga nari mfite agahinda kenshi, numva nkomeretse, ati numvaga atazabivuga pe. Ndamuganiriza ndamubwira ati ahantu nyine mubwira ibintu birirwa biniga. Ati sha wa muntu arifata aragenda ajya kubibwira kwa nyogokuru. Ati ba nyogokuru barandakarira baranyanga, ngo nabatutse ngo nabarozi. Ati baranyanga pe, ubwo aho ngaho naho biba birapfuye. Nsubira kwa papa. Ngeze kwa papa, ati kwa mama ho byari byaranze. Nahise nsubira kwa papa, ngeze kwa papa muri bwa buzima n'ubundi kwa kundi, ati bakirirwa bancyurira, umugore wa papa atari gutegeka papa, ari umubwira icyo gukora. Ati papa nawe akamfata nabi, ati noneho nabo baragenda babana nabi pe, ukabona urugo rwabo rurajegajega, rubanyeho nabi, nta rukundo ruri muri urwo rugo. Ati noneho muka data niwe wajyaga akazi yakoraga akajya kurara izamu ahantu. Ati yagenda data akinjiza abagore muri ya nzu. Ati kandi ubwo ngubwo nari umwana umaze gukura, ati nsubiye inyuma mo gatoya narihanganye nihanganira aho ngaho nabaga hambere. Ati ndihangana uwo primaire narayitsinze, hanyuma naje kujya gukomeza uwa 9. Ati mu wa 3 ndakora troncome ndayitsinda, ndangije kuyitsinda mbura unyishyurira ngo njye kwiga muri aho nyine nagomba kujya kwiga. Ati nkomereza muri ya mashuri. Ati ariko igihe nabaye kwa nyogokuru, ati ndashimira data, ati data ntihegeze ntererana, yarambaniye akajya anyoreza minervare yo kwishyura ku ishuri, ndakomeza ndiga. Ati rero muri uko kwiga nize neza, ndangera aho ngaho ndangiza uwa 3 troncome ndatsinda, nubwo nabuze unyishyurira ishuri ngo nkomeze. Ati ariko narengereje aho ngaho, ati kandi numvaga nshaka kurangiza kwiga nkahita njya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Ati mu by'ukuri sinifuzaga kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, ati kuko ngikunze, ati ahubwo nifuzaga kujyayo kugira ngo ndebe ko byibuze nzagenda ahantu bakandasa ngapfa ubuzima bukarangira, ati nkapfa vuba nyine. Ati numvaga ariho hazanyorohera gupfa. Ati nuko ndangije ngaruka mu rugo rero, ati kwa papa. Nize kwa papa, urumva ko namvuye kwa nyogokuru barandakariye. Ati ngeze kwa papa ibintu biradogera, papa akajya azana abagore mu nzu acunze umugore agiye. Ati papa abona yuko maze kubyumva, maze kubimenya, abonye ko namenye ko nawe azana abagore mu nzu, atangira gushaka politike zo kunyirukana ngo muvire mu rugo ngo njye kwa mama. Mama nawe aragira ati iyo kwa so niho hari imitungo yanyu niho mugomba kuba. Mburaho kujya, ati nahamagara mama namutakira akambwira ati urukuntakariza umwanya. Mama rwose atakansubiza nabi, ati nkagira ibikomere by'amagambo yavaga mu kanwa ka mama. Nkibaza ati uyu ni wa mama nzanaga imigati wanyitagaho, nkabona ko atari we nyine, nkumva ntibishoboka. Rero wa mupapa wanjye yanyirukanye, papa arangije bagiye kunyirukana, ati hagati aho ngaho mu gihe banyirukanaga, ati kwa kundi umuntu aganiriza umuntu ababaye, kwa kundi ati nari muto nakomeretse ndi muto. Nkibaza ukuntu mama we yibwirira nyogokuru cyangwa twibwirira mu matwi ngo nimugende mwigeho ko ubuzima bwa gipfubyi. Twumva ati mama koko, ati mugende mu buzima bwa gipfubyi, ati ikindi imitungo yanyu iri heri kwa papa wanyu.
ati imitungo yindi yaranafite yaragiye aragurisha, abantu bamugira inama turagurisha gute abana babayeho nabi, waretse bino bintu ko aribyo bizatunga abana bawe mu minsi iri imbere, ati bagende bige kubaho gipfubyi, ati akagurisha akikubita agasubira mu mujyi, ati nta n'ikintu atubariye, ati ubwo rero naho mama ntawe nari mfite, ati papa nawe kwa kundi umuntu umwana baba baragakomereka n'ibikomere byose navukiyemo, navuga ngo navukiyemo nakuriyemo kugeza nyogokuru apfuye, ati ndangije nganiriza umuntu mubwira ukuntu kwa papa hari ikibazo, ati umugore wa mama asohoka, wa papa asohoka muka data, ati data akinjiza abandi bagore, ati wa muntu nari mwizeye numva ko adashobora kuzapfa avuze ibyo bintu, numvaga ko adashobora kubivuga, ati ariko natunguwe nuko yahise abivuga, amaze kubivuga abibwira muka data araza bararwana, ati harashya, ataramutuka aramubwira ibintu byose ashaka atababaye, ati nta soni, arangije data arabimenye arandakarira, ati ubwo ngubwo nahise mvuga nti ahangaha simparaye, sinkihagumye, sinkigiye kwa mama ntaho kwa sogokuru, bavuze yuko nabatutse ngo n'abarozi barandakare sinakandagirayo, ati ubwo ngubwo mpita nifata mpamagara umuntu mu mujyi ndavuga nti ndangira akazi ko mu rugo, ati ndakwinginze, ati akaba ari umukobwa wakoragayo, ati ndangira akazi ndagiye mu mujyi wa Kigali, ati mu mujyi wa Kigali ndakubitika, ati ubuzima burancanga, ati umunsi wose maze kugera kuri uwo mukobwa atarambwira ati burya nta kazi mfite, ati njye ndicuruza, ati kandi nkeneye kubaho, ati nawe gira ushaka icyo ukora kugira ngo ubone uko urya n'uko unywa, ati ndavuga ntaho kugira ngo nicuruze, burya njye ngiye kujya ku muhanda nshake, ntabwo nzabura umuntu uzantangira akazi ko mu rugo, ati njya ku muhanda, ati umuntu wese mbwiye ngo ko nshaka akazi akambwira ati nta kazi gahari, ati ndagenda mbura akazi pe, ndabaza ahantu hose akazi ndakabura, maze kubura akazi ati nigira inama yo guhamagara mama, ndamuhamagara, ati agenda akanyisha inzara inyishe nguye agacuho ndyamye ku muhanda nabuze aho njya, ati mpamagara mama, ati mama arambwira ati ye muko umenye ibyo ubara, nkubwira ati genda ubyimenyere, ibyo ni akazi kawe, ni akazi kawe, genda ibyo ngibyo ubyimenyere, ati mama ambwira amagambo mabi, ndangije ndakomereka, ndangije gukomereka ngira amahirwe Imana iramfasha nza kubona umuntu umpa akazi, ati nyuma yaho ngaho nkiri mu cyaro nageze kujya kubatizwa, ati abantu barambwira ati ubwo ugiye kubatizwa noneho mama wawe wumva ko adashobotse, ati ntabwo azakubira y'agakanzu, ati ndamuhamagara nti mama ngiye kubatizwa, ati none wagize icyo umfasha, atarangira arambwira ati se sinumvishe uvuga harya ko ari ibintu byakunigaga kwa sogokuru wawe, ati kwa nyogokuru nta bintu byakunigagayo, ati noneho biraje bikunigira ukuri, ati bya bindi byakunigaga, ati byakunigaga bitarabona, ati biraje kujwigirize bikunige neza, ati ndarira ndababara navuga nti ni mama, ati ndababara agenda akaranyica, nuko rero muri wa mujyi nabonye akazi, ndangije kubona akazi ngumya aho ngaho, ati nsubiye inyuma musaza wanjye nawe byari byaranze ibintu bimeze nabi, akiba kwa mama ibintu bimeze nabi pe, nuko rero maze kubona akazi ngirirwa amahirwe, ati hakaba umwana muri primaire twakundanaga, bya bindi by'utwandiko abantu bandikiranaga uturetre dushushanyije, ubu tunimagine ukuntu twabaga dushushanyijeho n'utuntu twabaga turiho n'uturabyo, abantu bose mwakiriye utwandiko muri primaire turabasuhuje, abatwanditse namwe turabasuhuje, n'abantu mwatwakiriye namwe turabasuhuje, ndabizi ko ari ikintu kiri common ku bantu bize muri primaire mu gihe cya kera, reka ubu ngubu gusaza biterwa n'imibare ushaka kwitaho ko imyaka ari myinshi cyangwa kukuze, ubwo rero umuntu wese uzi kwakira akandiko hayi nuko rero ati twandikiranaga utwandiko, njye ntabwo nabyitagaho, ati mwibuke ko ndi umuntu wazereraga, nabaga ndaha ejo ndaha, ati ntaho nari mfite mfashe, atari kwa muhungu muri primaire, ati yarankundaga, we yari yabyegereje umutima, njyewe mu gihe ntabaga nzi ngo bijya mbere ni ibiki, nuko rero ka kandiko wa muhungu wanyandikiraga ataranshaka, ati kumva weje kugira amahirwe ajya hanze, arangije arampiga, ataranshaka agira amahirwe angaho kuri Facebook, ataranyandikira aranyibwira, ati numva ndishimye ndamumenya turaganira, arambwira ati nakomeje kubariza ubuzima ubamo, ati ngaho mbwira bimeze biti, ati ndamubwira ukuntu byangendekeye, mubwira ko ndi gukora akazi ko mu rugo, ati ndamusobanurira buri kimwe, atanambwira ati ngiye burya kwa kundi nagukunze ntabwo byagiye, n'ubundi mu rukundo nawe ndacyagukunda cyane, ati n'ubundi ngomba kugufasha, ati umutipe aramfasha anshakira ibyangombwa antwaye hanze, iby'Imana yewe iby'Imana bari iby'Imana kuko inzira ibyo njya mbabwira, inzira y'ikintu cyawe ntawe kijya, waba ubishaka utabishaka, ikintu Imana avuze ko kizakubaho
uzicara ugitegereze ikizaba. Ati Imana ncira inzira, umuhungu arantwara hanze. Wumva ubuzima umwana avuyemo, wumva ukuntu yari ameze, agahita abona opportunity yo kujya hanze, akava muri za stress yari afite zari zimurenze. Ewana. Nuko rero, ati maze kugera hanze, aranshaka turabana, mba umugore n'umugabo, urugo rwiza cyane. Ati Imana ingirira neza, mu rugo rwiza, urugo ruzima, umugabo wanjye turi kumwe turabana. Nuko ati ndangije ndamubwira nti rero mwana wa data bukwe, nubwo turi kumwe, urabizi ikimpetse inyuma, urabizi musaza wanjye. Ati musaza wanjye yakoraga ikiyedi, nibyo yaragezemo, nibyo yarasigaye akora. Ati musaza wanjye ntacyo atakoze ngo ndye, ntacyo atakoze ngo mbeho, donc ubuzima njye nawe turabusangiye, umwana wa mama. Ati wambabare tukamushakira ibyangombwa nawe akaza. Ati umugabo arambwira ati ntabwo nagukunze wenyine, nagukundanye n'ibyawe. Ariko ubundi urukundo mwumva atari rwiza mwebwe? Urukundo ni rwiza, urukundo ni rwiza cyane. Urukundo ni rwiza. Inkuru yababaje ndimo ndashyiramo utuntu kuko ndi kumva yankoze ku mutima, irashimishije kwa. Urumva irashimishije, irababaje kandi irashimishije. Harimo ibintu bisharira, harimo n'ibintu byiza cyane birenze. Byose byahuriye icyarimwe. Urukundo ni rwiza shawe, urukundo ni rwiza. Imana izabaha abantu bakunda namwe, ndabibasabiye. Imana izabaha abantu bakunda kandi urukundo rw'ukuri. Nuko rero ati arambwira ati nta kibazo pe, reka tumukorere gahunda, tumushakire document nawazi. Ati turamukorera, giye ko mbona musaza wanjye nawe araje, nawe ashatse icyo gukora. Mwabyumvishije ibyo Imana mwabyumvishe? Nuko biruko bimeze nta mikino. Icyo Imana avuze ko kizaba icyawe, nta muntu ushobora kukigutwara. Ubwo rero ati musaza wanjye araza. Amaze kuhagera, mu mutwe wanjye, mu bitekerezo byanjye, nari nzi ko niba ngize umugisha, niba Imana ingiriye neza, nkaba mbonye ubushobozi, nkaba mbayeho neza, ati mama azangarukira na data. Njye sinigeze mbanga, numvaga iteka ryose n'ababyeyi banjye bazangarukira. Ati mama namuvugisha, ati mama akatangira kumbwira ati mwarakize, ati mwarakize, atari kurabeshya nanjye ngiye kugura imodoka. Ati nkumva mama ari muri competition nanjye, nta nubwo ashaka gukaminga down ngo tuganire tugarure umubano. Ati wapi. Nuko atariko mama nkabona ko afite n'ubushobozi. Mama n'urugo rwanjye yarusenye. Uti gute? Atuzi uko mama yifataga akandikira ati mabukwe mbega uko byagenze, mabukwe wawe nshatse. Yandikiye mama aramubwira ati wanguje udufaranga nyine nk'uko umuntu yabwira umuntu nyine ba mwana, sibyo? Nk'uko nawe wabwira umuntu muhuje abana banyu mwese barashyingiranywe, sibyo? Ubwo rero yumvaga nawe ari kubwira nk'umuntu nyine bahuje abana. Mabukwe yandikiye mama aramubwira ati wanguje udufaranga nkatwifashisha nkareba ko ari ikintu byamfasha, sibyo? Ati uzampa udufaranga nguze mwifashishe nzagusubiza, nk'uko nawe wakwandikiye umuntu nyine mufitanye iryo sano. Ati amaze kumwandikira aramureba aramubwira ati wumve ko atageze agikira amusubiza. Sinzi ibyo yamusubije by the way. Ati sinzi ibyo yamusubije, icyo nzi cyo nuko wese anyandikira arambwira kuri WhatsApp atari ko se ubundi. Ati nyoko ko aranshaka icyo amubwiye, mwabwenye kuko akampa amahoro. Ati ndavuga nti yo kumbe wa mubyeyi ntabwo yahindutse, mama ntiyahindutse kweri. Ati mwabwenye kuko akampa amahoro. Ati byose binyereka ko mama abonye na opportunity n'urugo rwanjye yarusenye. Ati uwo ni mama, umuntu ngerageje kubibwira cyangwa mbwiye inkuru yanjye arambwira ati urabeshya usi mama wawe. Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, nta mubyeyi wagukora ibyo. Ibyo bintu birambabaza, biri mu mpamvu nyamukuru nisharinze inkuru ye, kuko abantu ntabwo bayumva ntibanayemeje. Nuko rero ati hanyuma ndavuga nti mama arahindutse kweri. Ati mama ndavuga nti yo mama ntiyageze ahinduka, ni wa wundi. Ati numva ndumirwa, mbona ko abonye na opportunity yari yose urugo rwanjye yarushyira hasi. Ati niyo angle nese mbishyiramo. Nuko rero mama tugumanye gutyo, na papa wanjye namuvugisha naye nkumva nawe hirya ntago anyishimiye, nkumva na mama ntanyishimiye. Ati baratwanze, ntago badufata nk'abana. Ati ibintu byaranyobeye ko nenzi ko nitubona ubushobozi bazatugarukira, ababyeyi bikaba byaranze. Ababyeyi babaye iki? Ati icyo kintu nakibajijeho kumva kiranyobeye. Ndavuga se tuzakora iki ko twagerageje kuba mu buzima bw'ababyeyi, nubwo bitagiye bikunda, impamvu nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'ubuzima bubi twagiye ducamo. Ati ariko the end mu gihe utakimusaba umunyu, umuntu amaze kugira ko yibashije nabo kandi bakaba bibashije iyo bari. Ati numva bagombaga kutwegera akaba nk'ababyeyi tukegerana. Ati ariko nkumbuye mama wa kera. Ati nkumbuye mama nzaniraga umugati,
nkumbuye mama wanjye wanzaniraga ibiryo, nkumbuye mama wa mama wanjye nzi wa kera, niwe mama nkumbuye. Ati ariko siwe naramubuze, nabuze mama wanjye wa kera, umwe wa kera naramubuze. Ati ibyo bintu birambabaza, nkibaza ati ni iki cyabaye, kubera iki mama ahindutse, ni iki nshobora gukora ngo mama umutima mama ugaruke yongere abe muzima, ni iki cyabaye mu buzima bwa mama cyatumye mama ducika bingana kuriya, na papa bose akaba baratwanze. Ati batwanze turi bato, ubu ngubu umuntu arubatse agize urugo, n'ubundi sitiri birakomeje kwa kundi, umuntu abuze umuryango kandi awufite, kandi umuntu yifuza ko byibuze umuryango wakwiyunga abantu bakaganira, ariko bikaba byaranze. Ati icyo gikomere ni ikintu kimbabaje, ati ni ikintu kigoye umutima wanjye, ni ikintu kimbabaje ku buryo numva nyine. Ati kuri aho bigeze papa ndamwandikira nkabona adashaka kumvugisha, ati mama wasigaye anyandikira rwose nkumva ntashaka no kumusubiza. Ati kubera ko mbona ko rwose mama adashaka guhinduka, mama adashaka kuba mu buzima bwanjye. Ati none mungire inama, mbigenze nte, niki nakora ngo mama wanjye wa kera mugarure, niki nakora ngo ngarure ababyeyi banjye mu buzima. Ati icyo kintu cyaranyobeye, niba hari umuntu ufite inama mukabyaramwe ukumva ari ikintu wakora, twunganira n'umubyeyi nyaboneka, umuryango w'umwegere tumwunganire nawe yongere asabane n'umuryango avukamo, ibibazo bishire, abeho neza kandi akomeze atere imbere, aterane imbere n'umuryango we. Icyo wumva yakora, waza kudushyira muri comment, waza kuza kutwandikira inbox tukamuha message uko wumva wabishaka, kugira ngo tuze gufasha n'umubyeyi nawe yongere asubire mu muryango, yongere abone umuryango useka umerewe neza. Mu by'ukuri nta kintu cyiza nk'umuryango, ntacyo, ntazakubeshye, nta kintu cyiza nk'umuryango. Iyo ugize amahirwe ukaba ufite, impano ya mbere Imana yaguha ni ukuguha urugo, ni ukuguha umuryango, ni ukuguha aho ukomoka ukagera aho ubarizwa. Rero mu gihe akihafite yifuza yuko byatungana bikagenda neza. Message yawe, comment yawe, uko byumva, inkuru yacu uno munsi niyo kwandika mu munsi, hanyuma araza kuyireba nawe araza kwihitiramo ibikwiye bitewe n'ibyo mwamubwiye, ariko Nyagasani abaho umugisha kuko mwubaka abantu benshi mutabizi. Comment zanyu zifasha benshi, rero ndabashimiye cyane kandi by'umwihariko. Ukaba uramutse ukunze ibyo dukora, ukumva urabishimye, ukumva twafashanya, ukumva twakomezanya, please subscribe, liking, sharing, ukomenting, icyo ushobora gukora cyose kugira ngo gifashe channel yacu. Twebwe turabishimira cyane, turabishimira kandi tubiha agaciro kanini. Hanyuma rero Nyagasani abaho umugisha, ukomeze mumererwe neza, turabakunda, mugire umunsi mwiza, bye.